Muraho neza abakunzi b'urugo rw'amahoro TV. Uyu munsi tubazaniye dufite inkuru y'umugore umaze imyaka 10 yubakanye n'umugabo we, ariko bakaba bataragera aho bashobora kubyara. Ushobora kwibaza ngo byagenze biti. Nyuma yuko uyu muryango uzi umwana bakabura uburyo bashobora kubyara. Hari uburyo bumwe bwashobokaga, uburyo bwo guhuza intanga, ariko ikibazo kimeze gutya ko umugabo arimo kwanga ko umugore babyara. Wamugira iyihe nama? Mu magambo make bivuze gutyo, ariko reka tukugezeho mu by'ukuri uko yatwandikiye atugisha inama. Yaragize ati, ndi umumama, ndubatse, byemewe n'amategeko ndetse na kiliziya. Noneho abantu bagiye kugira ngo nasezeranye muri ADPR na kiliziya. Nakundanye n'umugabo tubana abizi neza ko mfite umwana, kandi nawe mbizi neza ko afite undi. Bose bari baramenye imboga, twari utwungu twamenye imboga. Sasa rero twarabanye tumaze imyaka 10, ariko kubyara byaranze. Ahangaha nigeze gusama, biba ngombwa ko bayikuramo kubera ukuntu nari nasamiye inyuma y'umura. Twagiye kwa muganga basanga mfite ikibazo. Uburyo bwonyine bushoboka twabyaramo ari uko twakoresha guhuza intanga. None mbona umugabo wanjye atabikozwa, muri make mbona atabishaka, ariko ikibazo kiri aho kimbangamiye cyane kurusha ibindi nuko ahora mu kudepansa amafaranga mu bibazo bya famiye ye iwabo. Kandi si we wishoboye mu muryango wabo mu bavukana bose, ahubwo abandi ntibiba bibareba, kandi ni abakire bose kumurusha. Noneho agahebuzo nta kintu na kimwe yapfa kumpa ngo njye wenda mfashe iwacu, usibye kuba nakwiranja nkamugavura nkabona nk'ako gasukari naho iwacu, ariko we rwose ntabikozwa, kandi iby'iwabo niwe bivuna. Ngaho kubakira iwabo, ngaho kwishyurira barumuna be, ngaho guha umuntu wo mu muryango w'ikintu nkumva ngo yanka yarayitanze, cyangwa rya shyamba yarehaye kanaka araritema bikanca. Akarusho rero sasa tukimara gukora ubukwe yari afite inzu wabo mu cyaro, kumbe yari yayihaye murumuna we, icyangombwa cyayo yarakimuhayeho ingwate muri banki ngo bahe murumuna we inguzanyo. Nuko murumuna we kwishyura biramunanira, ngiye kubona mbona baduhaye ibaruwa ya cyamunara. Ibi nabimenye ari uko iyo baruwa ya cyamunara ije. Byaraducanze tubura uko twigira, ariko tujya mu makredi, umwenda turawishyura, zari miliyoni 4. None ndamubwira nti, ese ko twishyuye umwenda wa murumuna wawe ugashira, tukaba tumaze kubaka inzu yacu mu mujyi yo guturamo nziza, tukaba dufite ikibanza twasaguye aho twubatse, waretse tukakigurisha tukagerageza amahirwe natwe tukabyara, mbese bakabona amafaranga ahagije yo kuhuzina, sibyo? Akabyara akabyanga, akambwira ngo abana dufite barahagije, kandi njye muri njye rwose nshaka umwana tubyaranye, kuko umugabo wanjye ndamukunda, nta yindi mpano akwisibye kuba twabyarana akana. None hari uwangiriye inama ngo nzake gatanya tugabane mbone kashi, kuko we adashaka kuzirekura ujye kwikoreshereza IVF, guhuza intanga yibyarire. Ngira inama, kandi ikindi cyongeraho, icyo kibazo twubatsemo, icyo kibanza twubatsemo nicyo cyasagutse, ninjye wari warakiguze tutarabana. Mu mujyi twese dufite akazi nubwo katari hayi, ariko
twinjiza byibura 500 ku kwezi twembi, ngaho mumfashe. Bya mbere uyu mugabo ntabwo amukunda. Njyewe n'umugabo muramukunda. Ntabwo amukunda. Uyu mugabo ashobora kuba yarabonye uyu mukobwa w'udufaranga cyangwa se ari mu muhanda agenda kubona berewe. Urumva uyu mukobwa rero aranakuze my friend, yabyariye iwabo, aranakuze. Ikindi yashatse umugabo afite agafaranga ke. Yego. Uyu mugabo ashobora kuba yaramukurikiye amushaka, mugana atamukurikiyeho urukundo, amukurikiyeho iki? Agafaranga. Birashoboka rebe byuze no kubera yuko urumva bashakanye ari umugabo imyaka bamaranye, ari umugabo afite umwana, n'umugabo ari kuvuga ati ndumva nkeneye ko tubyarana njyewe nawe tukarera akana kavuye mu maraso yanjye nawe. N'umugore afite umwana, ariko umugore yabwiye umugabo ati reka basi duhuze inanga, kuko biriya bintu bibaho mu Rwanda, bahuza inanga bakavana n'umwana mu gihe runaka. Umva ngo wese utorere. Noneho umugabo we nta kintu kubera ko abana bafite barahagije, kandi amafaranga ya spendinga ku muryango we, abubakira, arihira barumuna be n'ibindi n'ibindi. Burya uwo muntu arebye neza ayo mafaranga ntabwo ajya kwa mugabo, ahubwo afite ahandi hantu ari kugira ibiki kuyashyira ngo ayakoreshe neza, akora ibintu runaka, abyo abeshyuye umugore avuga ati mva amafaranga nayubakishirije iwacu. Oya, ashobora kuba yaranabyubatse, wenda bashobora kuba banaturanye ntawamenya. Ugasanga kuko yarabubakiye aranabimenya ko yabubakiye, kuko mu nkuru yaduhaye nta cyizere cy'agira umugabo wenda ngo avuge ngo uyu mugabo ngaca inyuma ngo hari ibi n'ibi guhabwa. Oya, nta bintu yatubwiye. Yavuze ko umugabo wamukunda, ntanamukubita, nta nawe amuca inyuma, ariko ikibazo gukoresha IVF kugira ngo bibyarire akana bahuje intanga, cyane ko yabonye yuko mu mura we harimo ikibazo atazigera byaba. Ikindi kintu namubwira nabyihorere, ahubwo yite kuri wa mwana yasize hanze aza gushaka. Wasanga nawe yaranamuzanye, wasanga yaramuzanye n'umugabo akamuzana, uretse ko barimo kuvuga ko yamubwiye ko yamubwiye ko abana dufite barahagije, wasanga barabazi. Wasanga barabazi. Iyo ari kimwe nta kibazo, nuko byaba ari uruhande rumwe rubagara. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kubera yuko byagenze gutya, uyu mugore niyihangane. Uyu mugore hari inama namugira. Wa mugore we ntabwo uzabyara, ntibizakunda kubyara. Ikindi ufite umugabo utagoza ku nkeke, ikigaragara gusa ni uko nawe ukunda imitungo. Ndasipendinga imitungo yabo mu gufasha iwabo, kandi noneho ngo we nta kintu ashobora kumukorera ngabe yajya gufasha iwabo nawe. Urumva aho ikibazo kiri? Harimo ibibazo bibiri. Umutungo w'urugo ujya ku ruhande rumwe, ababyeyi b'uruhande rumwe, ahandi n'ibijyanye. Ikindi, abana, umugore afite ifemba ryo kubyarana n'umugabo bahuje intanga, ariko umugabo ntabwo abikozwa, amubwira yuko n'abana bahagije. None se urakora divorce, reka umubwire rero wa mugore n'ubusanzwe butazabyara, itonde. Arakora divorce y'igize yakwiye kuvuga akarusaziramo ibyo n'ibyo. Nta rusaziramo avuga rero abo ngabo babyaye kandi abakunde, avuga ati zajya bitonke nzura amakunda. Dore kuntu bimeze, uyu mugabo aragukunda, yaza kuba atagukunda nyuma yo kubona yuko utwitinda nyuma ya nyababyeyi, akabona yuko kubyara bitazakunda, yakaba yaraguciye inyuma, akaba yarabyaye hanze, ntabyo watubwiye. Uyu mugabo aragukunda, ntabwo uhoza ku nkeke nuko ufite ikibazo, wibuke ko ari wowe ufite ikibazo, ntabwo uhoza ku nkeke. Iyo aba ari umugabo wenda, iyo aba ari umugabo hari ukuntu afite inyota y'abana cyane ku buryo yanaguca inyuma, aba aguhoza ku nkeke akavuga ko utabyara akagira icyo, ariko ntabigucyurira, ntabyo watubwiye. Kandi nubwo imitungo ihari, akaba arimo kuyikoreshereza iwabo, nicyo kibazo cyonyine usigaranye igihe nabyumvise. Naho ubundi nimutandukana ugakora divorce ukabona
amafaranga ko wumva ukunda umugabo wawe ko ushaka kugira ngo ubyara n'umugabo wawe nimwaba mwatandukanye muzaba mugihuje ntabwo muzaba mugihuje ntabwo bizaba byarangiye ubwo ahubwo uzajya kubyarana n'abandi kuko batari we birumvikana ariko icyo nakugiraho inama tuza umutima umugabo mugenze gake anytime ashobora kuzabyuka kandi uyu mugore atajyanye ubushobozi kuri uyu mugabo ibibazo byanakemuka byanakunda kandi wavuze yuko ujya umugavura ukabasha kugira kuba wagurira ababyeyi bawe isukari komeza umugavure gutyo wasanga nabizi ko umugavura ariko kuko nawe hari ayandi akoresha ku ruhande wabo agacisha make akanakurira ukagira ukuntu abibonye kandi mu by'ukuri yabibonye ahubwo arimo kugira ngo ugende gute arimo kugira ngo duke ugavura nyine baravuga ngo akanga kubikwereka ko uburyo bweruye ko yagize ko yaba baravuga ngo ubundi umugabo wawe iyo ushaka ko yitunga aritunga ushaka no kumenya imisozi uyu mugore abagore iyo mushatse gusanisha abagabo biroroha no kubitondesha biroroha no kubagira abasazi bikoroha uyu mugore niba rero ari uko bimeze nagenda yiga imitwe ko azajya kurisha umugabo kugeza igihe yemereye ko bazajya kwadapta umwana bakamuzana bakazana umwana we ubazirana ngo agire isigazi bazajya ni uguhuza intanga nyine bakamubyara ntacyo bazagenda bajya kuguza izo ntanga bamubyara ariko namutwara gake azabyemera ariko namuza kuvuga ati amafaranga urayamaze ujya gukora ibi n'ibi ukanga ko tubyarana kwa Eri byari gukunda ati none amafaranga wayamariye iwanyu ntunyitayeho ntukeneye ko tubyarana mu yandi magambo waranteranye ugakomeza kumwihoza nko gukunda azakomeza kubwira ko abana bahagije cyane ko we yagiye iyo agiye kubara hari n'ukuntu umugabo akurira akagutegereza akabatanga ishyano ubu ngubu nabyarana kugira ngo ugende kuba warasezeranye imbere mu mategeko n'imbere ya kiliziya ntabwo ari gukoresha uburenganzira ibyo nta hantu bihuriye n'urugo uzi ko ari nk'ibisigara mu mategeko ni nko kujya kwandikisha ikibanza mu mategeko kitaragurwa cyane rwose aha rero bantu mudukunda mukadukurikirana nimukurikire n'abantu badukurikira bagira ibiki baduha ibitekerezo kuri iyi kesi mama muguha ibitekerezo rwose noneho niba ugeze hano bwa mbere yandikishe ukora subscribe kandi nawe niba ufite ikibazo cyangwa icyifuzo wifuza kutugezaho nimero ziri kuri ekara yawe hanyuma uduhamagare cyangwa utwandikiye kuri WhatsApp izo nimero zose ziri kuri WhatsApp hanyuma rero sasa niba wariyandikije kirakora like ku kino kiganiro niba nta kintu gutwaye kandi gutanga inama mu by'ukuri gutanga inama kuri uyu muntu ni ingenzi turabashimiye murakoze